umunsi tugiye kureba urutonde rw'abasobanuzi 10 bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Hanyuma ntago hari abatagikora barimo nka Yanga muri batangije undi agasobanuriwe na ba Moses na ba Master Jake. Abo ngabo mwihangane ntago ku rutonde rubashyiremo. Uvuga ngo abo ngabo batangije ibintu bimeze nkaho aribo batangije agasobanuye mu Rwanda. Harimo Yanga tuzi nka Nkusi Thomas, Master Jake, Moses no bita Peak Production. Abo ngabo uyu munsi ntago turi bubagarukeho. Tugiye kuri abasore bakiri bato duhereye kuri umukuru urimo ndumva ari ba Junior nibo tugiye guheraho tugaruka hasi turebe. Duhereye ku mwanya wa 10 turengo harinde. Mwanya wa 10 turasanga umusore witwa Dylan Kabaka. Uyu musore witwa Dylan Kabaka akora muri rebo ya GT Business Group. Akunda gukorana na ba Junior Giti ndetse na Sankrada Premier. Uyu musore ni umusore w'imyaka 29 azuzuza 30 ejo mu kwa kabiri. Uvuga ngo yavutse 1994 avukira i Kigali. Amazina ye nyakuri ntago yamenyekanye neza. Ikintu hano mfite ushobora kumva ugahita umumenya. Reka ngusangize ijwi rye ndumva urahita umwumva neza. Sibyo? Yesaso mutwe indege butosho shaka kwigaraganya gukoma kandi yo mwitwa Dylan Kabaka. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwo bita Fred cyangwa The One and Only. Uyu nguyu Fred nawe ni umusore w'umuhanga cyane. Akunda gusobanura filime z'intambara, akunda gusobanura ibihinde, akunda gusobanura intambara kenshi, akunda gusobanura ni filime z'inshinwa nizo mu Buyapani. Muramuzi cyane. Abantu bamukunda mu muterere peace munakande like. Uyu musore Fred nawe ni umuhanga cyane. Ndumva ninkumvisha ijwi rye uri buhita umenya uwo ari we. Ku mwanya wa 8 niho tugeze. Turahasanga umusore witwa Savimvi. Uyu ni umusore uvukana na Rocky Kimomo. Nawe ni umusore muto cyane afite imyaka 30. Akora nawe muri rebo ya Rocky Entertainment. Anafite filime nawe bakunda kwa uploadinga kuri website yitwa agasobanuyefilms.com. Unyarukiyo nawe hari movie we yasobanuye wareba. Ndaje nawe ijwi rye uryumve n'uyu nguyu. Ku mwanya wa 7 turasanga uwo bita Saga Mwiza. Uyu nguyu akorana n'uwo bita Be The Great. Be The Great niwe muramuzi cyane. Aba ni abasore babiri b'abahanga bafite entertainment yabo yitwa Be The Great Entertainment. Nawe nguyu muri gari ya moje yitwa Gasobanuye Saga Mwiza ndi shoferi ndatangiye mufunga umukanda neza cyane. Turatangiye episode ya 6. Mwanya wa 6 turahasanga umusore w'umuhanga, umusore w'umustari, umusore uvukana n'uwo bita Yakuza. Umusore witwa Faye Presentation. Muramuzi cyane. Dore ibyo yakoze pushipa mubi cyane. Ubwo uyu mugabo sasa bishe murumuna we ndetse bica n'umwana wa murumuna we. Mwanya wa 5 turahasanga umusore witwa Sankrada Premier. Uyu ni umusore uvukana na Junior Giti ndetse na Yanga Nkusi Thomas. Uyu musore witwa Sankrada Premier mbere yarakunzwe cyane aza kubirekaho imyaka ingahe 4 cyangwa 5 atagikora. Impamvu yasubiye inyuma. Ku mwanya wa 5 tuhasanga ni umusore muto cyane ufite imyaka 30. Igiti akadomoneti za Sankrada Premier. Bose naho kwizima. Cyari Sankrada one. Kumbe baba niga bavuga ya magambo. Nababuga remana we. Cyari Sankrada one and only. Yewe yakomana yanjye we this way mana we. Cyari Sankrada one. Uzuko bivishanga bavuga cyane n'ibyo bisaza byashaje. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwo bita Be The Great. Na wa 3 turahasanga uwo bita Gaheza Simba. Gaheza Simba abantu muramuzi muranamukunda cyane ni umustari. Ebana ari gukora imiti muri iyi minsi. Nizere ko abantu mumwemera mwamuhaye high five.
nizere ko umuzi cyane. Ni umusore mwiza cyane, umusore ufite imyaka 30, umusore w'umuhanga, umusore umaze gukundisha abantu benshi agasobanuye mu Rwanda. n'ubundi uko byagenda kose nzi neza ko ntasobanura filime mbi, none nabaye mbi. Uri kwibaza ngo ninde ugiye kuza ku mwanya wa kabiri, ninde ugiye kuza ku mwanya wa mbere? Wakanze subscribe tugende. Ku mwanya wa kabiri hariho Magagari Kibamba, Junior Giti cy'imizi mirefu, bakunze kwita Papa Bubuna na Banina. Amazina ye nyakuri bamwita Bugingo Boni. Uyu ni umusore w'umuhanga cyane. Yewana, ni umusore w'umuhanga kabisa, muramuzi. Ntabwo ndibwirirwe mvuga byinshi kuri we. Giti Konyagirani abakura mu nzira. Nitwa Juju Giti w'igipetiji. Wewe mana we, mana we. Kumbe amaniga Number 1. Ku mwanya wa mbere tuhasanga ararenze. Umwe ku mubumbe, umwami wagasobanuye mu Rwanda. Sinzi niba nawe ari kubifata, gusa urutonde ruri hano uko batoye ndabona ari abaye wa mbere. Bamwita Rocky Kimomo Kibaruma. Abenshi turamuzi cyane, amaze gukora ibintu bikomeye cyane mu gasobanuye. Amazina ye nyakuri yitwa Uwizeye Mark. Rocky na runaka ninde urenze ngo rero Rocky n'umuhanzi ibaze ukamfa tukangiriranya n'abantu. Biriya bintu ndabyanga mu nce ntuzongere kugiriranya abantu.